Yes, umunsi ku munsi turimo kubona urubyiruko, abato n'abakuru bitegura kurushinga, abajya mu mirenge ndetse n'abakora ubukwe, basezerana imbere y'Imana umunsi ku munsi. Ariko nanone turimo kubona imiryango aho bitifashe neza, turimo kubona divorce, turimo kubona imiryango yicana, umugabo, umugore, turimo kubona abana babyarira mu rugo, turimo kubona abana baterwa inda zitateganyijwe, turimo kubona urubyiruko rwiyambika ubusa rugashyira amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga. Ese ibi byose birimo guterwa n'iki? Dore ko birimo kugenda bikwirakwiza ubusambanyi budasanzwe uyu munsi, si mu Rwanda gusa ahubwo ni ku isi hose. Ese ni ukubera iki ubusambanyi muri iyi minsi bwafashe indi ntera? Biri guterwa n'iki? Ese haba harimo uruhare cyangwa se uburangare bw'ababyeyi cyangwa se uburangare bwa ba nyiri kubikora cyangwa se kutamenya? Ni iyihe mpamvu irimo gutuma uyu munsi tubona imibare igenda izamuka y'abana baterwa inda zitateganyijwe? Tubona cyane ko bari hagati y'imyaka 15 na 29 nk'uko ubushakashatsi bigaragaza. Si ibyo gusa kandi, kuki tubona umunsi ku munsi ubukwe, abantu bashaka gukora ubukwe ari benshi, ubukwe bukaba bwinshi, ariko divorce zikiyongera, ndetse ibibazo biri mu ngo z'abashakanye nabyo bikagira gute, bikiyongera. Dore impamvu rero zikomeye eshanu zituma urubyiruko uyu munsi rwishora mu busambanyi, cyane ko arirwo ruri ku isonga. Byagorana cyane kuba uyu munsi wabona umwana w'imyaka 15, nk'uko ubushakashatsi bigaragaza, kuva mu myaka 15 kugera kuri 29, hafi aho ngaho usanga abo bana barigeze ikintu cyitwa ubusambanyi, ukurikije ko ubushakashatsi bugira gute bubigaragaza. Ni iki kirimo gutuma rero ubusambanyi bwiyongera? Cyane yuko burya divorce, uko byagenda kose muri divorce, ubusambanyi ntabwo bwabura ko buba burimo imbere. Buri mu kintu gishobora gutuma habaho divorce ku bantu bitegura kurushanwa cyangwa se ku bantu bashakanye byemewe n'amategeko. Ikindi, yaba no ku bantu batashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko, ubusambanyi buri mu kintu giteza umurindi ubwicanyi hagati y'abagabo n'abagore. Ndetse no mu rubyiruko nanone ubusambanyi bugenda bufata intera. Umusore cyangwa se umukobwa watangiye ubusambanyi, niyo nzira ya mbere aba anyuze irimbuka yo kumurimburira ubuzima. Iyo uteye intambwe ya mbere winjira mu busambanyi, abe nayo ntambwe ikomeye mu buzima uteye, igiye kukurimburira ubuzima. Ubusambanyi ni ikintu ushobora gutuma rero mu rugo rwawe utabona ibyishimo, ushobora gutuma ubuzima bwawe bugira gute, bwangirika. Reka nsuze wowe kuri iki kiganiro cyacu wanagikunze, ugakanda subscribe, like ndetse na comment na share. Uri kumwe na Jambo mu kiganiro Intangarugero, aho tugiye kurebera hamwe rero impamvu eshanu zikomeye zituma urubyiruko rwishora mu busambanyi. Ntabwo ndi bwibande mu miryango gusa, ahubwo ndibuze kugaruka ku rubyiruko. Mbabwira ko ikiganiro cyacu kigaruka kuri political, social, economic, political, religion and culture, hakaza other strategic factors. Ibyo ni ibintu twibandaho kugira ngo tube intangarugero muri ibyo ngibyo byose. Hari ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi tubona kijyanye na social media. Tubona ubundi umwana muto, urubyiruko, dutegura urubyiruko ruzima. Iyo umwana akiri mutoya, kuva ku myaka 3, 4, 5 kuzamura, uwo mwana biba byiza iyo uwo mwana ateguwe neza. Iyo uwo mwana ategishijwe, iyo adahawe umwanya, iyo adateguwe neza, birangira atangiye kuvamo umwana ufite imvugo itari nziza, imyambarire itari myiza, atazi uwo yubaha, atazi n'uwo atubaha. Hahandi umuntu agera mu rugo rwawe ugasanga umwana wawe arimo kumusuzugura kubera ko ntabwo azi umuntu bangana, ntabwo azi umuntu yubaha, ntabwo azi ngo ninde, kuko n'ababyeyi be ubwabo agira gute, abatwara uko ashaka. Tubona abana benshi rero bakoresha amatelefoni y'ababyeyi mu rugo, mu by'ukuri tutazi ngo ese uyu mwana urimo kureba muri telefone arimo kureba iki. Umwana ari kukamuhereza telefone, akajya kuri TikTok, Facebook ndetse n'ibindi, akabona amashusho y'urukozasoni. Uwo mwana uko agenda akura avamo urubyiruko, ariko akavamo rwa rubyiruko bifite imitekerereze, imyumvire, ndetse rwaragize n'ubumenyi, twita ko ari ubumenyi bugira gute, burwangiriza ubuzima. Izi mbuga nkoranyambaga rero dukoresha, TikTok, WhatsApp ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga dukoresha, iri mu bintu birimo guteza umurindi ubusambanyi. Hari abantu benshi boherezanya amafoto y'urukozasoni kuri telefone, WhatsApp n'ahandi. Ibi byose rero bikorwa natwe urubyiruko. So gukoresha ikoranabuhanga nabi biri mu bintu biteza umurindi ku rubyiruko, bituma urubyiruko rwishora mu busambanyi. Ibi ni ibintu rero twavuga ko bitari byiza, cyane yuko nk'abantu bareba pornography, ni filime z'urukozasoni zishobora gutuma urubyiruko uyu munsi rwisanga rwaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, cyangwa se rwisanze mu cyaha cy'ubusambanyi. Hakaza icyo twita inshuti mbi. Kugira inshuti mbi biri mu bintu
nabyo biteza umurindi ku bintu bijyanye n'ubusambanyi, cyane yuko ababyeyi ntabwo tukirebera mbese abana bacu bafite inshuti zimeze zite, umukobwa wawe afite inshuti zimeze zite, umuhungu wawe afite inshuti zimeze zite. Ni byiza kugira inshuti. Hari uburyo urubyiruko tuba tuganira kumva nakubwira ati se wowe nturasambana, ntuzi uko bigenda, nturarya umwana ibi n'ibi n'ibi, donc ugasanga iyo nshuti irimo kugushishikariza gukora icyo kintu kuko utari wamenya uko kimeze. Iyo nshuti burya rero akenshi ugasanga abenshi bakoze ibyo bintu kubera ko basetswe na bagenzi babo, we nturabikora, yego, ugasanga abandi baragusetse, ugize gute, ubyishoyemo. So kugira inshuti mbi ni ikintu kibi cyane. Inshuti mbi ikujyana mu bujura, inshuti mbi ikunywesha inzoga, inshuti mbi irakugambanira, inshuti mbi iragusambanya. Akabe nubwo na wa muntu mukundana utasheri wawe ashaka kuba ari sheri wawe, ariko mu by'ukuri yihishemo ubunyamaswa bwo kuza kugira nabi, ubundi akagira gute, akagutererana. So dukwiye kumenya inshuti z'abana tugendana, dukwiye kumenya inshuti tugendana umunsi ku munsi. Si ibyo gusa kandi, ibyo ngibyo navuga bijyanye no kugira inshuti mbi bijyana n'amahitamo. Buriya hari ikindi kintu nanone gikomeye, icyitwa kubura uburere bw'imyororokere mu muryango. Ni ukuvuga ngo hano uburere cyangwa se ubuzima bw'imyororokere biragoye ko wabona uyu munsi umubyeyi uganiriza umwana ubuzima bw'imyororokere. Iyo rero mwebwe ababyeyi mutaganirisha abana banyu, birangira aba bana bagiye kubaza bagenzi babo. Iyo babajije bagenzi babo baravuga ati okay, ubwo ntabibaza mama cyangwa se papa cyangwa se undi muntu, reka tujye kuri Google dusacinga. Bakajya kuri Google bagasacinga, bakareba amafoto, naho byabyo byose biza, ugasanga rimwe na rimwe baguye ku mafoto ya pornography, bigatangira bashaka gukora pratique ibyo barebye muri film cyangwa se muri izo video, naho ngo abasambanyi bugira gute, bwiyongera. Cyangwa se ugasanga ari kumwe n'umusore barakundana, kubera ko utamuganije ko agomba kwitwara mu rukundo igihe cyose yagize icyo gihe cy'amarangamutima, ugasanga umusore amugushiye mu cyaha cy'ubusambanyi. Buriya ku bana babiri badafite amasomo ajyanye n'imyororokere bazima, bafite imibiri ikora neza, kwisanga mu busambanyi biba byegeranye gutya 100%. Ku bantu babiri bakundana bafite amarangamutima yuzuye bazima, badafite ayo masomo ari bubashe kubarinda, gusambana biba byegeranye gutya. So rero kugira uburere buke ndetse no kugira amasomo makeya ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biri mu bintu biteza umurindi icyaha cy'ubusambanyi. So ababyeyi mufite rero inshingano zikomeye cyane zo kugira urubyiruko rwacu inama, kugira abana bacu inama. Hari ikindi gikomeye cyane, ngo ubusabane bukabije mu muziki n'itangazamakuru. Hano tubona hari igitaramo cyabaye ejo bundi hano muri BK Arena, twagiye tubona amashusho y'abakobwa bambaye ubusa. Birababaje cyane kuba uyu munsi tubona abakobwa bakuru mu myaka 18, 23 kugera kuri 30 biyambika ubusa bakajya mu gitaramo. Ese nk'ubungubu gutya abana bacu bakoresha ikoranabuhanga, iyo babonye ari amafoto ya bashiki babo bambaye ubusa, aba bashiki babo baba barimo kohereza ubuhe burere? So umuziki uyu munsi ntabwo ugitanga message zubaka urubyiruko, ahubwo hafi ya umuziki abanyamuziki benshi basigaye bamamaza ubusambanyi, bambaye ubusa, imvugo z'ibishego zigamije kubwira abantu gusambana. Iriya literature mukoresha, aba bana bajya gushaka ibisobanuro byayo bakamenya ibyo murimo kuririmba. Uyu munsi ntabwo ndi ubwenge abahanzi ni bande, ariko hari abahanzi baririmba ibishego ku buryo ibyo bishego iyo ubisenguye nizo usanga barimo kwamamaza ubusambanyi. Noneho urubyiruko rwacu rubyumva vuba direct, kuko dukoresha ikoranabuhanga cyane. So ni ukuvuga ngo rero nimuririmbe indirimbo zo gukunda igihugu, zo gukunda umurimo, zo kwiyubaka, zo gusenga, mu indirimbo zo kwidagadura, ariko mwere guhanga indirimbo zishora urubyiruko mu busambanyi. Ngo dukore ibitaramo, dusanga abantu baje mu bitaramo bose bagize gute, bambaye ubusa. Tubona abakobwa barimo gusinda bari ku muhanda, tubona urubyiruko abasore bafatiye ubwambare bwabo buri hanze, twarababonye. Si ibyo ntabwo ari ibintu byiza. Ntabwo twavuga, biragoye ko uyu munsi wabwira umuntu ngo hari abasore usanga bavuga ngo ntabwo nzashaka kubera ko nta mukobwa muzima uhari. Yego rero ndasinjyana nabo kubera yuko ntabwo abantu bose ariko baba barangiritse, ariko kuba ubusambanyi bugenda bwiyongera afata indi ntera buri mu kintu gituma hari abagira ubwoba bwo gushaka cyangwa se gukora mariage cyangwa se kwizera abo bakunda. Bikangira umukobwa ati senge ntabwo nkwizera, nakwizera gute, reka tubanze tubikore, bikarangira nawe mwisangiye mu busambanyi. So rero umuziki n'itangazamakuru biri mu bintu rimwe na rimwe akenshi na kenshi byamamaza ubusambanyi binyuze mu ndirimbo, mu bihangano, muri filime n'ibindi. Ugasanga imyambaro twambaye ntabwo ari imyambaro ikwiriye
ugasanga imvugo dukoresha ntabwo ari zikwiriye, ndetse hari ikindi kintu kibabaje, aho abantu gusambana basigaye barabigize nomo, ibintu nyine biri aho ngaho just nyine bitagize ikintu na kimwe bivuze. Hano abantu bakwiye kwigishwa yuko gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutasezeranye, n'umuntu mutabana mu buryo bwemewe n'amategeko, ari ikizira, ari ikintu kitari cyiza cyane. Ni ikintu kitari cyiza kubera yuko iki kintu kigira ingaruka ku bantu benshi. Rwose nubwo n'abasezeranye mu mategeko bagira gutya bagashwana bagakora divorce, ugiye gucukumbura neza urasanga impamvu zabiteye ziri muri ibi ngibi byose ndimo kubabwira. Yes, zirahunga kubera ko ayo makimbirane aba afite umuzi, iyo atari uw'imitungo aba ari umuzi w'imikoreshereze y'igitsina yakoreshejwe nabi, yaba muri icyo gihe cyangwa se mu gihe cyashize. Rero ubusambanyi bugira ingaruka ku muryango, bugira ingaruka ku rubyiruko. Urubyiruko mureke tube intangarugero turi ku busambanyi. Umusore nakubwira ngo ndagukunda kugira ngo mbyemere ko nkunda turyamane, no, mwihorere. Niba ari inkumi yihorere, turimo kujyana neza. Abana batoya munkurikiye, ababyeyi munkurikiye, mufate iya mbere mwigishe abana banyu ingaruka z'ubusambanyi. Ikindi kandi kubwira abana ngo mukoresha agakingirizo, gukoresha agakingirizo ntibivuze ko utasambanye. Nubwo wakoresha agakingirizo ni byiza mugakoresha aho byanze, ariko n'ubundi ugendana muri wowe, nujya unagakoresha jya ugendana muri wowe ibintu bibiri, ko wagize gute wagakoresha, ko wagize gute wasambanye. Wagakoresha ariko ntabwo byakora icyaha cyo gusambana. So byaba byiza dutinya icyaha kurusha ko twagira gute twaha agakingirizo umwanya. Reka kugakoresha si uko ariko wenda kaba kagenewe cyane, ahubwo no kubavuga ati abo byananira bagire gute bagakoresha. So mugakoreshe, ariko ikindi gikomeye cyane bibaye byiza abantu bakwifata, abantu basenga, abantu bagira amasomo abavana mu bata bw'iki bw'ubusambanyi. Kuko iyo usambanye n'undi muntu, sinzi undi mugabo utegereje, sinzi umugabo utegereje ko uko ugenda usambana umunsi ku munsi wakira genes nyinshi zangiza ubuzima bwawe, ugahinduka umuntu w'umugome, ugahinduka umuntu mubi, ukarwara uburwayi bugiye butandukanye. So byose ni ibintu bitari byiza navuga. So rero ku babyeyi mureke tuganirize abana bacu ubuzima bw'imyororokere, tubereke ibibi byo gusambana, kuko umwana utangiye gusambana ku myaka 6, 7, 8, uwo mwana ntabwo azavamo umugabo, umwana ntabwo azavamo umugore, umwana ntabwo azavamo umubyeyi, umwana ntabwo azavamo umuyobozi. Ko navamo umuyobozi azajya ruswa kugira ngo agire gute ajye gusambana. Nawe umuganga azasambanya abarwayi, turimo turagira. Nawe umwarimu azasambanya iki abanyeshuri yigisha. Nawe umusirikare azasambanya abanyagihugu. Gusambana bigira ingaruka ku muryango, bigira ingaruka kuri nyiri kubikora, bigira ingaruka ku gihugu muri rusange. So rero navuga ngo reka duhimbe indirimbo zibwira abantu gukora, zibwira abantu kwiteza imbere, zibwira abantu gusenga, zibwira abantu ibyiza gusa biri imbere yabo, zishishikariza abantu gukunda igihugu no kucyitangira. Twere kwigisha abantu cyangwa se twere kunyuza ubutumwa bw'ubusambanyi mu ndirimbo za kino gihe. Ntabwo ari ibintu byiza cyane ku gihugu. Rero navuga ngo igihugu cyo gifite uruhare rukomeye cyane, yaba minisiteri y'umuryango, minisiteri y'urubyiruko, mufite inshingano nyinshi zo gutegura amakonferansi cyangwa se gutegura inama y'urubyiruko kugira ngo muganize urubyiruko, murugaragariza ibyiza igihugu kiduteganyaho n'icyo igihugu gifitiye urubyiruko, muganiza urubyiruko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, mubereka ibibi ndetse ntibashira mu busambanyi uburyo bashobora kubireka. Cyane yuko uyu munsi burya iki ni ikintu nabonye gikomeye cyane, kuba umuntu atagira icyo akora bituma rimwe na rimwe yisanga yaguye muri icyo kintu. Hari n'ubu ufite ibintu byose bishoboka agasanga akeneye ibyishimo by'ako kanya akishora mu busambanyi. So rero minisiteri y'urubyiruko n'umuco ndetse n'umuryango, ibyo bintu ndagira ngo rwose mubirebeho, mbere yuko mwaganiza ababyeyi bashiruko isoni, bashiruko ubute, baganiriza iki abana babo. Niba ngombwa abana bohereza kwa nyirasenge kugira ngo abana bagire gute babaganirize kuri ubwo buzima. So urubyiruko rero dukwiye kubaka ejo hazaza. Wowe musore undeba, wowe nkumi, wowe mwana mutoya, ukwiye kubaka ejo hawe azaza. Niba umubyeyi unkurikiye rero, ntabwo umwana wawe yagenewe kureba amashusho y'urukozasoni mu myaka ye afite aho ngaho. Oya, gabanyaga umwana wawe telefone ngo nibwo ari buze guceceka. Uko urimo kuyimuhereza, urimo kumushora, ni wowe ubwawe. Buriya ababyeyi ikintu mutazi, hari igihe ugira ngo urimo guhereza umwana urukundo, urimo kumurera neza, umwana wanjye, umwana afashe telefone y'abandi arayimennye, umwana afashe telefone y'abandi arimo kureba amafoto y'urukozasoni.
bamukubita ati mwankubitiye umwana, uwo mwana wawe ni wowe urimo kumwishyingura muri iryo rimbi ry'ubusambanyi, ni wowe urimo kumujyanamo, reka mbyite uko nguko. So rero niba ari urimo kurimujyanamo, uzagira igihe cyo kurimukuramo ahubwo ashaka kurigushyiramo wowe. Mujya mubona ukuntu umubyeyi rero umwana akamurera nabi, umwana yamara gukura, umubyeyi yajya kumukosora ugasanga umwana arimo gukosora iki? Umubyeyi. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngira gute mbifuza. Hari ibitabo bitandukanye byinshi byagiye bigaragaza ingaruka z'ubusambanyi, uko abantu bakwiye kwirinda iki? Ubusambanyi ndetse n'ingaruka zabyo, nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira. Nk'icyitwa Girl Talk cyanditswe n'uwitwa Marakita cyitwa Girl Talk cyanditswe n'umwanditsi. Ni umwanditsi wanditse ibintu byiza cyane. Kino gitabo yitwa Marakita Waters. Ni umuntu wanditse kino gitabo avuga ku bibi byo gusambana, avuga uburyo urubyiruko, aba teenagers bishoramo ikintu cyitwa ubusambanyi. Hari icyitwa Promiscuity, hari icyitwa Purity Myth cyanditswe na Jessica Valentina. Uyu nawe yavuze uburyo ubusambanyi budakwiye gufatwa nk'ikintu gisanzwe, atari ikintu gisanzwe abantu bumva yuko niba twakundanye nibyo bigezweho. No, igihe cyose uryamanye n'umuntu mbere yuko mubana ni ikintu kikwicira ubuzima, nawe kikamwangiriza iki? Ubuzima. So rero nakubwira ngo wowe ugeze aha ngaha ku channel yacu bwa mbere, kandi subscribe, kandi like and share na comment. Ujye muri comment tubwire uko ubyumva wowe. Mubwira ngo rero umuntu nagusaba kuryamana nawe kugira ngo muzabane ntukabyemere. Umuntu nakubwira ngo niba umukunda abanza uryamane nawe ntukabyemere. Aho kwicuruza, hera hasi kuri bya bindi abantu bagusuzuguramo kari iki? Ko nta gaciro bifite. Hari ibintu dukora abantu bakaduseka tukagira ipfunwe ko ntabwo twabikora. No, umuntu akaguseka igihe cyose ukora ikintu kizima kitabangamiye wowe ndetse na sosiyete nyarwanda n'igihugu muri rusange. Ujye ukora umurimo wese waguha amafaranga nubwo yaba makeya, uzagenda utera imbere. So Imana ihereze umugisha mwinshi, ukomeze kugira ibihe byiza. Twubake urubyiruko ruzira ubusambanyi, urubyiruko ruzira ibyaha, urubyiruko ruzira ibiyobyabwenge. Tube intangarugero aho turi hose, twubake ingo zishinga, ingo nzima zubaha Imana n'igihugu muri rusange. Dukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.